hari umuhungu witwa Yaka, niba ari Yaka w'umusinzi. Yaka uramuzi? Yaka umuntu yigeze amwishyura amafaranga kugira ngo agende ajye kumusura, ngo Yaka afite umugore udatwita ngo amusengere kugira ngo abone umwana, bazabone umwana. Nyuma Yaka ajya kuri YouTube baramusengera, hashize iminsi bakora ikindi kiganiro ahamagara, aravuga ati ubu umugore wanjye mu nda harimo akantu, ati rwose yarasamye, ati twanagiye kwa muganga, uri umukozi w'Imana. Yaka niba baramwemereye ibintu ntibabimuhe, arongera asubira kuri YouTube. Ngo burya ngo kari agahezo ngura mu Pasteur ngo yari yamaye amafaranga, ati je nta mugore mfite, nta nubwo ati ni ukubeshya. Noneho ikindi kintu utazi, hari n'imyuka y'abapfumu irondora, akarondora ibintu biri mu mutima wawe akabimenya. Buratinda ajya mu Buraya, ajya mu Buraya. Cyakoze ejo bundi yarambwiye ngo yarose ibintu bikomeye cyane, yasubiye mu itorero, yasubiye gusenga. Ariko yaravuze ati ngiye kuba indaya nicuze ku rwego rwo hejuru byibura. Urabyumva? Simakanye ko atabwiwe n'Imana, kubera ko imyaka 35 si myinshi. Hari no twashingiye ejo bundi imyaka 52, kandi yari umukobwa ndetse yanashatse ari vierge. Cyo kintu uracyumva aho? Yashingiwe ari vierge mu myaka 50 na, kuko ngiye yari inshuti yanjye y'Imana, ariko si ukoko ubu ntago uraya nimubwije ukuri kw'ijambo ry'Imana ndi umukirisitu, ntago ndabikora. Hari abakorewe, hari abakirisitu. Urabyumva? Ariko nashaka kubwira ko ubuhanuzi bwinshi ni ibinyoma. Ikindi cya kabiri, ubu nubona ko ufite cano, hari umuhungu witwa Yaka, niba ari Yaka w'umusinzi. Yaka uramuzi? Yaka umuntu yigeze amwishyura amafaranga kugira ngo agende ajye kumusura, ngo Yaka afite umugore udatwita ngo amusengere kugira ngo abone umwana, bazabone umwana. Nyuma Yaka ajya kuri YouTube baramusengera, hashize iminsi bakora ikindi kiganiro ahamagara, aravuga ati ubu umugore wanjye mu nda harimo akantu, ati rwose yarasamye, ati twanagiye kwa muganga, uri umukozi w'Imana. Yaka niba baramwemereye ibintu ntibabimuhe, arongera asubira kuri YouTube. Ngo burya ngo kari agahezo ngura mu Pasteur ngo yari yamaye amafaranga, ati je nta mugore mfite, nta nubwo ati ni ukubeshya. Wa muntu amaze kubyumva agaruka kuri YouTube aravuga ati ndasaba Imana imbabazi n'abanyarwanda imbabazi ntangiye kubeshya. Ariko yabivuze atari ukwihana, ari uko Yaka yamuvumbuye. N'aba bantu robona baba bishop, baba biruka ngo ndi apotre, ndi bishop, ndi prophete, ndiki, abantu benshi ubona kuri za YouTube, benshi ubona kuri za YouTube n'abahanuzi b'ibinyoma. Ariko impamvu ari abahanuzi b'ibinyoma ni ibiki? Hari amafaranga baryamo. Urabyumva neza? Kuko jewe umuntu arampamagara ari nko muri Amerika yakurikiranye ibiganiro kuri channel yanjye, yarangiza akavuga ngo ngiye ngo runaka yanyatse amafaranga ya naya. Nushaka uze kujya kuri channel yanjye urebe, uri buze kubona ibiganiro bibanza, urabona ibintu bagiye bandika. Ati ngiye runaka nabwiye ngo nansengere, akamubona nimwoherereza amadolari 1000, ngo nimwoherereza amadolari 2000, ninda mubashakamo. Noneho wa wundi akagenda agafata n'umuhanuzi wenda waruna birimo neza, akamuza ngo ati shangu ino tuye dufatikanya umanurira uyu muntu. Urumva? Harimo akantu yahagera kubera ko yagiye gushaka indonke, Imana ikamwambura za mpano, Satani akamuzana mize, cyangwa se nazo nizize, ahubwo agasigara akoreshwa n'amarangamutima no gutekereza. Ubuhanuzi rero icya mbere buzemerwa busohoye. Reka turebe amagambo y'Imana dusanisha n'iryo jambo twumve. Urabyumva? Reka turebe amagambo ari mu gutegekwa kwa kabiri, ibice 18 ku murongo wa 22. Haravuga ngo umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba kitavuye ku Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Wamvisha amagambo? Ubu umuhanuzi nahanura, ibyo yahanuye ntibisohore. Icyo gihe bizaba bitavuye ku Uwiteka. Yatangiye hano uravuga mu izina ry'Uwiteka, ariko nibidasohora ntago kizaba cyavuye ku Uwiteka. Ati uwo muhanuzi azaba yivugiye ibyo yagize gute, yihimbiye cyangwa yitekerereje. Ati nibidasohora ntuzamutinye, uzahita ubona ko ari igikarakasi gipampara kiri aho ngaho, uzahita ubona ko ari ikintu nyine kidafite
epfo na ruguru. Nako Bibiliya tubwiye ngo ntuzamutinye ntubukimwubashye kuko yahangaye kuvuga ibintu Imana itagize gute itamubwiye. Rero abantu z'ibinyoma nibo twujuje, ndetse n'ababeshya ngo barakora ibitangaza. Bakabwira ngo barakora ibitangaza, ukabona bamwe ngo bari gutwika, ngo bari kugatwiko. Urabyumva? Ariko ibyo bitangaza bakora bigaragarira hehe? Urabishaka kugura bikura hehe? Jewe nahoze mbwira abantu babwira ni jewe ndi umuntu urya abantu amafaranga, mfite uburyo bwo kuyarya. Jewe nsengera abantu bagakira indwara zigiye zitandukanye. Ujye kuri channel yacu ya Isaro TV urebe abantu bavuga ngo Imana ikijije indwara zari zarananiye abaganga bo mu Rwanda no muri Amerika. Urasanga umuntu wo muri Amerika rumaze imyaka arwaye amaguru byaranze, Amerika byarananiranye ndamusengera arakira. Hari umugore rumaze imyaka 40 arwaye ni ikindi kiganiro kiro kitari kuri yo titre, arwaye indwara zica abantu mu muryango wabo. Iwabo bicwa n'indwara z'igifu, ni imyuka mibi babararoza abantu. Yararwaye imyaka 40 ndamusengera arakira. Ni benshi nsengera bagakira. Ariko se nirangiza njye kubwira abantu ngo ko nabasengeye ni mu amafaranga. Aba rero banahamagara umuntu arabahamagara kubera ibintu bagiye by'agatwiko bapanze kuri za YouTube. Umuntu agahamagara bati mukozi w'Imana ndashaka unsengera. Ngo none se ngo ufite angahe ngo ibiki n'ibiki ngo tanga ituro ngo tanga igitambo ngo Imana ngo banzu ihiki byibushye ngo ibone kukugirira neza. Abo ni abahanuzi b'ibinyoma, nibo tugwirije. Ni nacyo kizabakubwira. Uzi ikintu kizabwira umuhanuzi w'ibinyoma nubwo ari n'uvangirwa ntabimenye, wenda ataka izo ndonke kubera ko yaguye wenda umwuka w'Imana akamuvamo. Ariko ubundi abahanuzi b'ibinyoma uzababwirwa nuko babwira ngo tanga amafaranga, bazakwaka ikiguzi cyaba cy'amafaranga cyaba n'ikindi. Uziko ari n'abaka ikiguzi cy'imibonano mpuzabitsina. Hano irwamagana hari umupasiteri w'impumyi. Urabyumva? Hari umugore wampamagaye ashaka no gutanga ubuhamya. Arambwira ati jewe hari umupasiteri yakira abagore gusa, uragenda ngo agiye kugusengera, wahagera agwira ko bakuru bakuzinze, akakubwira ukambura, agatangira gukorakora bikarangira gusambanisha, kandi akabizana mu izina ry'Uwiteka. Urabyumva? Ni uvuga ngo nibatinya, nta kintu batinya, na amabandi, na amasarigoma, kuko umuntu ugerageza kwibisha ijambo ry'Imana. Reka nkubwire, ibisambo bya mbere dufite ku isi, ibisambo bya mbere dufite ku isi ni ibisambo bikoresha Bibiliya. Ibisambo bikoresha Bibiliya, kuko cya gisambo kigukora umufuka kikirukanka, cya gisambo gipfumura inzu kikagusanga mu nzu, ntago kizi Imana, ntago cyamenye Bibiliya. Ariko none uriya ntazagira umbeshe. Nta muntu wabatuye Bibiliya ajya kwibisha Bibiliya atazi ko kwiba ari icyaha, atazi ko kwihana, bose bahisemo kuba ibisambo. Bafata agakingirizo kitwa Bibiliya baragakinga gutya. Urabyumva? Barangije bayishyira imbere bashaka kwiyerekana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana avuga ngo Satani yihindura marayika w'umucyo. Tukabareba ndetse no mu mivugire ukumva baravuga ibintu neza, bakamenya no kubitondekanya, ariko ari uburyo bwo kwiba abantu. Benshi rero ubona kuri YouTube ni ibisambo. Urabyumva? Ni ibisambo. Mwira n'abantu badukurikiranye mwitondera abahanuzi bo kuri YouTube. Ikindi gikurikiyeho, reka nkubwire impamvu ari n'abahanuzi b'ibinyoma. Ugiye kuri YouTube babona abahanuzi benshi b'ibinyoma. Hari umuntu wigeze ahanura ari i Burundi, aravuga ngo umuntu witwa Rusesabagina azaba perezida w'iki gihugu, kandi azataha mu Rwanda azanye n'umwami Kigeli azaza mu Rwanda bafata igihugu, ariko ntazima ingoma, ahubwo Rusesabagina azahita Rusesabagina ingoma abe perezida. Nese Kigeli ntiyapfuye? Yapfuye se? Hari abandi bavuze ngo mu kwezi kwa kabiri k'umwaka washize ngo hazapfa abantu benshi batagira ingano. N'isi zarangiye. Urumva? Abo bantu rero ni abanyabinyoma. Noneho rero na Bibiliya avuga ngo hazaba impuha z'intambara. Urumva? Ngo hazaba impuha z'intambara. Ubu ngubu abantu kubera ko bazi ko abantu batinya intambara, Afrika twabaye mu ntambara, Abanyarwanda twahuye na jenoside yakorewe Abatutsi. Hari intambara yabaye mbere ya jenoside yabaye yo kubohora iki gihugu, nayo ntago yabaga amasasa atagwa ku bantu atica abantu. Urabyumva? Intambara kugira ngo igihugu gifatwe habaye intambara, abantu bararasana, bamwe barapfa. Nyuma haza no kuba jenoside yakorewe Abatutsi 94. Noneho rero iyo ntambara yo kubohora igihugu y'amasasu izikurikiweho n'intambara y'imipanga n'amahiri yo kwica Abatutsi, jenoside yabakorewe. Kwese uwo ari we wese wari mu gihugu icyo gihe barahungabanye. N'utarahungabanye nk'urubyiruko, nk'uri utarabibonye uri kuri kamera,
iyo agiye ku Gisozi niga bibona niho ushobora kureba amateka uburyo abantu bishwe, ari amavideo abigaragaza, najyaga ninjiramo nkareba. Urumva ukareba imibiri y'abantu ihari, ukareba ukuntu bimeze, ahitagirwa none abantu kubera ko bazi ko twanyuze mu bibabaje nibikomeye, akaza n'ubuhanuzi akabunyuza mu ntambara. Ariko aye nta yindi target. Cyambere ufite channel abone views, abone abamukurikira, yinjiza amafaranga. Urya waje guhanura yahawe 20,000 cyangwa yahawe 5. Urabyumva? Bakaba rero ari uko bakora, ariko byose nkuko natangiye nkubwira biri muri systeme ya Satani kugira ngo abantu bizere ibintu. Uzi ibintu by'ubuhanuzi bw'ibinyoma kuntu ari bubi, butuma abantu banga Imana. Warubizi? I Burayi mfite abantu benshi bari baranze Imana neza bankurikirana, ariko bamaze kubona inyigisho nari natumiye ku bitangazamakuru byo kuri YouTube no kuri channel yanjye ngira ibiganiro, abantu bumvisha inyigisho nzanye basanga nzanya gashya, ariko sinagashya, bibeshya ko ari agashya, kandi ijambo ry'Imana ni ibintu bisanzwe biriho. Umuntu avuga ati n'ubwa mbere twumvisha izi nyigisho, bagatangazwa n'ibyo. Ariko se batangazwa n'iki? Ko ariko Yesu yavuze amaze kuzuka nta kindi kintu yavuze, mwigisha abantu kwihana no kubabarirwa. Urumva mubabwiriza ubutumwa bwiza, abemera mu babatize, kandi muheri Yerusalemu mugere ku mpera z'isi. Ntabwo yababwiye ngo mugende mubakorera ibitangaza abaha amafaranga, ntabwo yababwiye ngo mugende muvuga indimi nyinshi. Mu bantu basoma Bibiliya bazambwira hano Yesu yigeze avuga ngo nimugende muhanurira abantu, nimugende mukorera abantu ibitangaza abaha amafaranga. Nibyo koko izo mpano yarazisize kubizera, kubagendera ku murongo. Yaravuze ati muzakora ibyo ntakoze. Urabyumva? Muzakora ibyo ntakoze, mbese ubwo butwari yarabutanze. Ariko noneho abantu bigabije ibintu babeshya Imana. None se niba ubeshya umuntu, ntabwo wabonye kuri YouTube nabonye umugore abantu bakubise ngo yahanuriye abantu bababwira ko bazakora ubukwe muri 2020 na kangahe na rimwe, n'uyu nguyu urangiye bajya kwishyuza amafaranga, bajya kurwana nawe. Ubundi yaba byakundaga bakajya babakubitaho rwose, ahubwo nta nubwo babakubita. Aba bahanuzi wajya bakubita. Hari ikiganiro nasize kuri channel yanjye ndavuga ngo icyaduha gereza y'abarokore, ngafungiramo ababishopu, abaprofete, abahanuzi b'ibinyoma, nkabafungiramo, nkabambura Bibiliya bafite ko ntacyo zibamariye, nkabambura Bibiliya, ubundi nkirukana imyuka mibi batuyemo. Babakubise gake, ahubwo bazabaniga, bazanabajwigiriza. Wowe urahamagara umuntu ngo aguhe amafaranga, muragura ikiza? Reka nkubwire, ngewe Imana yampaye impano yo gusengera abarwayi bagakira. Iyo mpano nta hantu tuyigura mu iduka, nta nubwo ari umuzigo twikorera ngo waturemereye tuvuga ati kubera ko ibintu ntwaye bindemerera ngaho nimugire gute, ni mu amafaranga mu nduhure. Ni ibintu utamenya ukuntu bikora, ntumenye iyo mpano ukuntu ikora. Ngewe uburyo bakira simenya ngo bakira bate, ndasenga Imana ikagira gute, igakiza wa muntu. None se natanze icyo ngo iyo mpano nyibone? Hari icyo natanze kiri aho ngaho? Hari ikiguzi natanze? Kuki sengewe numva ko ndiba nsengeye umuntu? Reka nkubwize ukuri, maze gusengera abantu batari munsi y'100 bakize indwara. Ukareba ibintu biyirimo, bimwe ndabifata nkabishyira kuri email kugira ngo binazabitakaza. Urebe umubishop, hari umubishop hano yari umuntu 20,000,000, umuntu uri mu Bufaransa yamuriye 20,000,000 amushukisha ubuhanuzi bw'amafuti. Mfite indi video umuntu avuga ngo audio, umuntu avuga ngo ngwifotore ngo hagati y'amaguru nyereke, ngwifotore ngo nguyambure ngo nyereke amabere yawe. Kandi uwo muntu wenda gukoresha ububishop sinzi igihe ibyo bititire simba nzi n'ibyo ari byo. Abantu biyambitse ibititire bidahaye Imana agaciro, avuga ngo bubahe Imana bakiranukira Imana. Nawuzo numva nanyita pasteur, genda umukirisitu. Ndi umukirisitu wa Yesu, Imana yagiriye ubuntu ikamunyuzamo ibintu, kuko nta dini nyoboye, nta niryo nteganya kuyobora, nta niryo nzanayobora. Numva nzava muri iyi si ntashinze idini. Impamvu yo kudashinga idini ni iyi, nuko nabayashinze bose atari impamvu yo kugira ngo bamenyekanishe Imana, ahubwo no kugira ngo babashe kujya gushaka amafaranga barwanira gufata abayoboke. Urabyumva? Ngira ngo ndagushubije rero ubuhanuzi bw'ukuri. Icyambere twabonye ko buri mu gitabo cyitwa Bibiliya, ubundi buhanuzi bw'ukuri bukemera uko bugize gute busohoye. Ikindi gikurikiyeho, umuhanuzi uzakwaka amafaranga, uzakwaka ikintu cyose cy'inyungu kuri we, ntuzabyemere, kuko ntabwo ubuhanuzi bwishyurwa. Cyakoze ushobora kugira gutyo ukabaha umuntu amafaranga, yaragusengeye ugakira, waravuze ubutumwa umuntu akagira gute, akaryoherwa, byose ikibazo. Ko nanjye mfite umugabo nasengeye uri muri Amerika warwaye amaguru, arambwira ati yewe mbabarira ngo uyituro kabisa.
ndabihakana, ariko yakomeza aringinga aravuga ati indwara yanjye yari yaranze gukira kandi kuzatanga amamiliyoni n'amamiliyoni, none ngiye kuwoherereza iki ishimwe. Anyohereza amadolari 600. Urabyumva? Ntago rwose nanze kuyarya, yayampaye nayo namusabye, ntabwo namubwiye ati nukiri uzampiri ko sinyukiza indwara. Ahubwo wamaze gutekereza n'umutima nama we aravuga ati uyu muntu reka muhe iki, muha amafaranga, kandi koko nari nyakeneye n'Imana ibona ko nyakeneye, ariko nta burenganzira mfite bwo kubwira umuntu ngo nyoherereza amafaranga. Ibizamo indonkerero, ibizamo inyungu wapi. Ariko hari n'abandi batakwaka amafaranga baba ari abahanuzi b'ibinyoma, ariko rimwe na rimwe batabizi. Hari igihe Imana iguha impano wazicunga nabi hakaza impano za Satani, ukibeshya ko ugikoresha za mpano z'Imana kandi haraje impano za Satani. Niyo mpamvu uzajya kumva umuntu aravuze ngo Imana yambwiye ngo uyu mugabo si uwawe mutandukane, kandi babyaranye 5. Ntabwo Imana yakora icyo ngicyo, cyangwa ntuzashaka akaza kubwira noneho umva n'ibindi. Noneho karande zo zivaho turasenga zigakurwaho, byose ni ikibazo. Iyo ukijwe neza karande zikurwaho, ndabizi neza. Noneho rero nkunda kwibagirwa kubera uyu mutsi wanjye, ubwo kandi kana ngiye kubwira ndakibutse. Noneho ikindi kintu utazi, hari n'imyuka y'abapfumu irondora, akarondora ibintu biri mu mutima wawe akabimenya. Ubwo se ko ejo bundi abadayimoni bari baje kwica umuntu w'iwanjye, ko bambwiye ngo kuki utagiye mu mujyi ubundi, ngo twaje tujya inyuma y'inzu dutegereje ko usohoka ngo tumwice. Urabyumva? Uzi ko n'abadayimoni bamenye icyerekezo cyaho tugiye. Ariyo mpamvu njya mbwira abantu ngo bajye basenga bavuye mu rugo, basenga bagiye kuryama, basenga bagiye kurya, basengera abana bagiye ku ishuri, kubera ko abadayimoni baba bazi icyerekezo cyaho tugiye. Burya ikintu abadayimoni batamenya ni kimwe, ni ahantu twihanira. Ariko ubundi ibindi bintu byose abadayimoni barabimenya. N'ibyo utekerereza mu mutima wawe barabimenya abadayimoni. Rega abadayimoni ni ibiremwa, niba ndabyita ibiremwa bikomeye cyane. Umenye ko byavuye mu ijuru. Nubwo hari indi myuka mibi byagiye biza bikajya birema mu bantu, umuntu upfuye udakijwe wese akagenda akahinduka imyuka mibi. Ariko ubundi umenye ko inkomoko y'abadayimoni ni mu ijuru, niho bavuye. Urabyumva? Bigatuma rero bamenya ibikurimo. Uza abantu bitwa abarangi, ndabumva abarangi, umurangi ashobora kukurondora ukavuga ati muye n'umukozi w'Imana koko, akavuga n'indi mipana zazinde abantu bo kuyitubirwa bapapira ngo rabarararara, utamenya n'ibyo bavuga ibyo ari byo. Umurangi bavuga indimi ukagira ngo ni umwadeperi original. Burya ibintu by'indimi abantu bo muri ADPR no twari tubizi, kandi bazivugaga ziri zo koko zivuye mu ijuru. Noneho niyo mpamvu abantu benshi urya bashinze amadini ubona bagiye bakomoka muri ADPR benshi. Aba banyamadini benshi bagiye bakomoka muri ADPR, bakava muri ADPR kubera indambi ibakuyemo, kubera ko avuga ubutumwa muri ADPR yabona abantu bamwumva, akibeshya ko baramugira umushumba, baramugira pasteur. Batamugira pasteur agashoka akajya gushinga idini agamije kugira ngo ajye kuyobya abantu abone amafaranga, bagahimba izo ndimi bazipfundikanye. Ariko umurangi yaguhanurira avuga ati ndemeye, akakubwira n'ikariso wambaye, akakubwira n'iki, kandi akorana n'imyuka mibi. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimwizere ubuhanuzi bwose, kuko bwose budaturuka ku Mana, ahubwo hari icyo bugamije. Ubuzi ko umurangi ashobora guhanurira ibintu yarangiza akakubuza amahirwe yawe, akakuroga kugira ngo utazagira icyo ugeraho. Niyo gahunda yawe. Wowe ushobora kuba uri hano ukirijwe neza, isengesho ryawe riburya riba umuriro n'ubwo abantu batabizi. Wasenga abantu abadayimoni batuye hano hirya cyangwa hano hepfo bagashya. Niba ari abadayimoni bo mu barungi rero bagategeka ko baza hano kugira ngo mube inshuti, bakuyobye kugira ngo baze baguhanurira ibyo baguhanuriye wumve birimo ati ndi nawe n'umukozi w'Imana kweli. Yarangiza akakumaramo imbaraga zose, akagukuramo za mpano z'Imana zikazakuvamo. Ako dayimoni afite uburenganzira bwo gukuramo impano z'Imana? Oya, ahubwo wowe ushobora kugwa muri kugwa kwawe, umwuka w'Imana akakuvaho. Noneho yamara kuvaho baba dayimoni bakaza bakakwinjiramo bakabana nawe. Wabyumvisha ibyo bintu? Uragisobanukiwe rero. Abahanuzi bose si abahanuzi, ibyera byose si amata. Ubu noneho twarinjiriwe. Ngiye ku bwanjye nabwira abantu ngo rero mwifata ubuhanuzi nk'uburiho kugira ngo mutazabiyoberamo. Urabyumva? Ahubwo musenga Imana, mukizwe, mwiyeze, mwitunganye, mureke ko Imana itamanukira kandi kabaganiriza. Reka nkubwire, yewe waramamagaye unze kuri channel yawe, ni wamamagaye inshuro zitari imwe, zitari n'ebyiri, zitari n'eshatu. Nashaka guhakanira rimwe ndi muri dushe, ijwi rirambwira ngo uriya mwana nutajya kumuha ikiganiro azatekereza ko ari uko wabonye ko channel ye itarebwa. Urabyumva? Ukaba wanze kujyayo. Ndavuga nti reka nze
kuko njyewe sintwika ntabwo rero nagiye kuvuga ubutumwa kuri YouTube nta n'amazi barangurira cyakoze hari wo ku mavuta tujya tujyana muri hoteli iti bakuzanira icyayi ni no urumva nge nta muntu nta mafaranga bama ko yongeye kuvuga ubutumwa ahubwo ngewe numva nayaha abantu kugira ngo mvuge ubutumwa bugere ku bantu benshi urabyumva ariko naravuze ni reka ntakora icyo kintu ngakora icyaha nk'abandi nakugushije nk'ubu wahoze umbwira abantu bagiye uhamagara bakanga kuza abandi bagashaka kwereka ko ugomba kubaha iki kubaha amafaranga ubwo se urumva ntari kuba ngucumuje urumva ntabwo wabimbwiye ubimbwiriye hano ariko nshimye Imana ko numviye umwuka w'Imana wari kuntekereza ukanshyira muri kagatebo ka babandi je rero ndi umukozi w'Imana utagendeye kuri none kugira ngo wemere ko ndi umukozi w'Imana iyo ugiye kuri chano yanjye nta bantu uzabona bariho natumiyeho kandi uzi ko habaho amadolari ariko ndavuga ni abantu nza kuzana ni bantu ki bafite iki baravuga iki usenyebeye gukora agatwiko wa mugani wa babasore nanjye chano yanjye ikarebwa n'abantu ibihumbi nkakira kiganiro kikarebwa n'abantu ibihumbi 100 bya views ntago ubuzemo ibihumbi hafi 120 cyangwa ibihumbi 150 n'ubibuzemo ndetse na 200 birashobora kugeramo kuko kuri channel yanjye iyo ndebye hari ikiganiro mfiteho gifite views 1000 gifite amadolari 7 ubwo hita barahumva amafaranga yaba arimo kuntu yaba ngana urumva wenda biterwa nuko bakirebye cyane ari ubwo nshatse kubwira ko abahanuzi b'inyuma tubirinde twisengere twige kwisengera nicyo kizadufasha kuko gahunda ya Satani kugira ngo twange Imana hari umugabo wamamagaye Gisenyi arantuka ngo nta Mana ibaho ambwira ibintu bamuhanuriye bitasohoye ngo nta Mana ibaho ariko hari ijambo riri muri Bibiliya ntibuka ahantu riri ariko ibyo ari byose ariko ririmo nuko ntaje ntariteguye riravuga ngo ugusha umwe muri abo bato ngo ikiza nuko yafata bamufata akamuhambira urusyo mu gatuza ibuye mu gatuza bakamuruha mu nyanja uryo atazazamuka umuntu akuziritse urusyo hano akagushyira mu nyanja cyangwa mu kivu wenda abantu babyumve ntago wazazamuka kwa kundi dutegereza umuntu waruhamye iminsi atazamuka ntago we wazazamuka kubera ko bagushizeho impuzu Yesu rero avuze ngo ugusha umwe muri abo batoye icyamworohera yahambirwa ibuye ku ijosi akajugunywa hehe akajugunywa mu nyanja bariya nabo nicyo kintu kibakwiriye araguhanurira ibintu ukabyisetingamo uzi ko hari abakobwa bagiye banga abasore ngo Imana yababwiye abasore runaka ngo umusore yambwiye ngo asa gutya ngo ni inzobe ngo azaba batarahanuraga ibyo ntabwo twabifata nka depression abagore ntago bivuze ko nabo batavangirwa ntago navuze abagabo ko aribo bavangirwa n'abagore baravangirwa n'abakobwa baravangirwa na abantu bose baravangirwa batari umwanya mwiza w'Imana baravangirwa nabari abagore rero abenshi bari muri uwo murongo wenda gutandukana n'umugabo byo sinavuga ko byakubuza kuvuga ubutumwa ushaka gutandukana n'umugabo utabigizemo uruhare ushaka gutandukana n'umugabo rwose nta kutakoze ngo wera imbuto ariko wenda urugo rwawe rugasenyuka bitewe na Satani cyane rwa buhanuzi nahoze nkubwira Imana ikazaza ikakugenderera ikagushyiramo umutima ukomeye ugakomeza kwikundira Imana ukirinda ubusambanyi kuko buriya abagore benshi batandukana n'abagabo barindaye abagore benshi batandukana n'abagabo ashobora kuva mu rugo rwenda atari indaya ariko yagera hanze akabindaya erega na Bibiliya nikivuga biravuga ngo umugore ntasendwa n'umugabo atamuhoye gusambana ngo ujye umenya ko umugore agiye kuba indaya Bibiliya bivuga buriya aba bantu rero b'abagore uvuga ngo babuzuye kuri za YouTube nabo barashaka amafaranga utagira ngo abenshi bari gushaka kuvugira Imana nabo barashaka amafaranga barashaka indonke ariko nanone ntago navuga ko bose abagore bari kuri YouTube n'abagabo bose bari kuri YouTube siko bari gushaka izo ndonke harimo abavugira Imana ukumva rwose ni sawa ariko nanone akaba abavugira Imana bari ibisambo kuko hari nk'umuntu herutse kunyoherereza umugore nari maze iminsi mbona kuri YouTube nk'abantu yaragerageza ngiye kubona mbona umuntu uri Buraya yanyohereje audio n'ifoto ye amubwira ngo natanga igitambo cy'amafaranga kugira ngo abone kumusengera ngo kandi yohereza amafaranga ngo ahwanye n'abantu babiri ngo asengana n'umugabo we ngo bafatikanye umutwaro wabo kubikorera kuba bavuga ijambo ry'Imana neza ntago bivuze ko bataba ibisambo oya ashaka kuvuga ijambo ry'Imana neza ari igisambo Satani hindura marayika w'ubucyo urumva kandi noneho niba nigisha ibyo ntago bazavuga nk'ibindi ukubwira kuko giye umuntu nkurikiranye ahita bati ati uyu mutipe yandiye amafaranga ye kanandike muri commentaire ko yandiye amafaranga ntawe nayariye nta numwe nariye amafaranga ye rwose uwo nayariye azandike avuga ati narayariye nigeze mbwira n'abantu bavuga ni umukobwa na Terese mu busore bwanjye nkabwira ngo turyamane
cyangwa se nkamukoraho n'abazandike muri commentaire avuga ati wa mugabo uri umusore waranerese je nagiye ubusore bwanjye nabwitwayemo neza je navuye mu busore ndi imanzi navuye mu busore umubiri wanjye utaragiye kwandagara we natinyaga icyaha kandi nkubaha Imana ibintu rero babifiteho biva nubwo wenda tugera igihe wenda nyuma naje kugera igendagwa ariko kuba kwanjye sinarambaraye ntabwo natinze mu bugwe bwanjye Imana yarongeye iramba kandi kugira ngo mpaguruke burya Imana ireba ishyaka narebye ibintu abanyamadini bari gukora shaho ndeba ibintu bari gukora muri 2011 nanyuze mu gakinjirano bita kuri Shining Light Church ndeba ibintu bari gukorera mu rusengero rwo kuri Shining Light Church none nkurikirana n'ibintu nari maze iminsi mbona ndavuga ni Imana wampaye imbaraga nk'izo wahaye Samusoni wampaye amahirwe ya nyuma ukangarura mu gakiza ngahangana n'iyi myuka mibi sha ingarutseho sha ingarutseho ireba mu mutima urabyumva bivuga ngo rero aba bantu bose ubona bose nukwiyamamaza n'ibyo kugira ngo ubone ko bavuga ubutumwa bwabo batavuga ubutumwa bw'Imana abenshi uzasanga biyemera bagira gute ubusuze umuntu avuga ngo turi ibisasu ngo biturika byigendera ubwo se uravuga ngo umuntu aravuga ubutumwa ngo tweye ngo turi ibimine ntibari ibimine ngo turi ibimine biturika byigendera nabonye abagore babiri ngo bavuga amagambo ibyo nivuga butumwa se ibyo nivuga butumwa undi ati nambaye ikote ryiza ibyo se bihuriye n'agakiza haro bihuriye n'agakiza kwirwa abantu barata ngo bambaye ikote ryiza ngo bambaye inkweto nziza ubwo n'ubutumwa Yesu yahamagariye abantu kwirwa bavuga amamodoka bafite amazu bafite ibyo haro bishingiye noneho uvuze ibyo ngibyo hari ibyo utazi by'aba bagore batandukanye n'abagabo ongeraho ngo birirwa basebye abagabo babaye wowe waba warabanye n'umuntu ukagenda niyo yaguhemukira ukagenda ukamusebya hari nabo njya mbona nigeze mbona nk'umugabo wanjye ngo yamfataga ku ngufu undi nk'umugabo wanjye byagendaga gutya undi mugabo wanjye yaryamanaga n'umukozi ubutumwa se bwo kuza kuvuga ko umugabo yaryamanaga n'umukozi buratumarira iki twebwe ahubwo ko tubona uri inyandagaza icyo gihe ese umugabo atinze kuryama n'umugore ati umugore ukatubona ko umugore yarafite ikibazo muri we urabyumva noneho iyo abana avugaga n'ibyo ntibanasuzuguza abantu babyaranye buriya reka mbabwire bantu mu nkurikiranye umuntu mwabanye mukabyarana mushobora gutandukana koko mushwanye ariko ibintu byo kwirwa musebya abantu mwashakanye cyane cyane aba bagore mbanze nihanangiriza abagore nirirwa mbona kuri za YouTube batubeshya ngo bavuga ubutumwa aba bagore bakirirwa bavuga abagabo babo bakavuga amafuti babakoreye bakajya gusebya abagabo babo ntago muri abakozi b'Imana ntago muri abavuga butumwa Imana ikwiye kufunga iyo minwa yanyu muri nko murabeshya mwebwe Yesu kuvuga Yesu byarabananiye iyi Bibiliya mwabuze icyo muyivugamo ku buryo mujya gutanga ubuhamya bubi kandi ese ubundi mbabaza umugabo mwashakanye mukabana imyaka yose mwabanye mushwana ku buryo nta kiza ushobora kuvuga ati nubwo umugabo wanjye twatandukanye buryo naramukundaga ariko uzi impamvu yabyo baba bagira ngo barambagize abandi bakurura abandi bagabo abagabo badafite ubwenge badatekereza ngo banarize yarangiza avuga ati shati uyu mugore yaragowe rwose reka nze murambagize jewe rero reka nkubwire niyo waba uri mwiza gute nkabona wasebeje umugabo wawe ibyaha yaba yaragukoreye n'amafuti yaba yaragukoreye ugatinyuka gusebya umugabo wawe nanjye ubwanjye nabanzi kuzansebya je muri bari abagore batandukana n'abagabo nta numwe nashaka arajya guhanagaza umugabo we hariya ikinyabupfura afite n'ikiza erega Yesu yavuze ngo abantu ngo mukunda abanzi banyu n'umugabo yaramubereye umwanzi we namukunde basi siko bimeze nagire gute namukunda namwubahe ndumva rero dusorezaho tutaragera ku musozo twabonye ubuhamya bwawe twifuza ko wadukiramo muri make ubuhamya bwanjye ni mu bwihorere ubuhamya bwa mbere nuko Yesu yankuye mu byaha kuko nubwo navuye ngo mu busore bwanjye namaze imyaka myinshi navuye mu busore ntarakora ibyaha rwose nta byaha nabagamo nari umukirisitu wa undi witwararika umwe witwararika ku buryo ni nkuko urabona ko hano turi ni kuri etage ntushobora guhagarara kuri iyi bariko hano ngo uhagarare kuri aka kantu ngo wigire uko ushaka kubona ipfiriye hameze kuri iyi yewe mu busore bwanjye naritwararitse cyane burya ikintu kizakubwira umuntu w'umukirisitu ni ibintu bitatu bizakwereka umukristo nubwo bidahagije ariko byibura ni ingenzi kukwereka ubuhamya bw'uwo muntu umuntu udakunda amafaranga ukunda amafaranga mvuze kuyashakira mu bwesikoro nk'ubwo twahoze tuvuga bw'ubuhanuzi kudakunda amafaranga kudakunda igitsina kudakunda icyubahiro wenda duhere ku cyambere igitsina kuko naje usanga igitsina n'umukene wo mu cyiciro cya nyuma cyo mu cyiciro cya nyuma ejo bundi narebye amakuru kuri BTN
mbona umugabo uba ahantu mu ntuza nzajya no kumusura ejo bundi mbona umugabo uba ahantu mu kintu kimeze nk'umwobo cy'ibyatsi umugore watwite urabyumva kwiriya ngingo yo nta mukene nta mukire hariya ahantu abantu nyine bose bajyayo urumva uri kubyumva ariko ikintu kizakwereka umuntu ukijijwe witwara neza umuntu uzabasha kwirinda abagore akirinda abakobwa akirinda abagabo ukaba uzi ko jye nawe turi hano turi nka babiri ntava hano rwose nta mwuka w'ubuhehesi ungezeho kandi ntawe koko aho ngaho uri umukirisitu umuntu akaba yakubitsa amafaranga sinabwiye umuntu wanyohereje amafaranga 400 ejo bundi arambwira ati njye nkubona kuri YouTube ndakwizeye njye nunze mwohereje amafaranga uyashyira abantu ubwo nuwo nzajya gusura nzamushiremo ayo mafaranga undi yahita akemura ibibazo byo mu rugo akajya gutanga ijana ko bimeze se nabyo biriho gutsinda umwuka w'ubusambanyi n'ubusambanyi iyo mvuze umwuka w'ubusambanyi ni ubuhehesi bwa abantu baheheta mu kirokore akaba yagusoma ariko ntasambane ngo ubwo yaritwararitse akabantu baheheta akaba yagukora ariko ntasambane ariko burya ni indaya umuntu wabuheheza se mugasomana ntago umubiri we uba wagize igitsina kirumva ntago kiba cyafasha umuriro ariko yakubwira ngo ni nkaho nduvuga ngo sindye inyama ngo nkwisosi urabyumva rimwe na rimwe wajya kureba ugasanga inyama zashize mu nkono akazirya rwihishwa ntago nkubesha mukuru wanjye yanywaga isosi ntiyaryaga inyama ubwo mbivuze mfite ahantu mbikuye nabona iki kiganiro azihangana mukuru wanjye yakubitaga ikintu bita isosi y'inyama ariko ntarya inyama ariko natekerezaga ko ayiba tu niba ataranayibaga ariko hari abantu Satani ateza umururumba akavuga ko atarya inyama kugira ngo nuko azajya arya nyinshi kuko urabizi ko inyama mu ngo z'abantu bakennye n'abakiri inyama burya ziri ku mubare kabati nimba bwira ko nkwi isosi nzajya nibe 3 ubwo akabarati nayo kuzarya imwe cyangwa 2 nzibe 3 none iyo bazibuze waho ni ntacyo bamubaza babaza babandi bazirya urumva ibyo bintu rero nibyo biranga umuntu witwararika urabyumva ibyo bintu nkubwiye kwirinda kabandi kwirinda ubusambanyi burya nabwo ni impano z'Imana zikora burya ku bantu batabizi ngewe nabibonyemo mbifitemo ubunararibonye cyane impano yo gukiza indwara no kwirukana abadayimoni ni impano nayibonye muri 2017 nibwo nabonye impano yo kwirukana abadayimoni yo gukiza indwara yo ntago nari mbizi ko iri muri jewe ariko yo kwirukana abadayimoni nicyo gihe nayibonye kuko icyambwe ko nayibonye nasengeye umuntu boherereje amahembe ndamusengera ngiye kumva numva abadayimoni bamuvugiyemo ngo iyo kataba kakagabo tuba tukwishe karimo kari kutwotsa izo mpano rero reka nkubwire impamvu zikorana n'abantu badafite iyo myuka badafite ibyaha iyo nabaga nacumuye ntago nashaka gusengera umuntu urwaye abadayimoni ntibagende ariko kugira ngo nsengere umuntu urwaye abadayimoni turi kumwe mbona nkubone ntibagende shaka go sinzi icyo kiguri cy'abadayimoni kuntu cyaba kimeze ni impano zikorana n'abantu bakijijwe umuntu niyirukana abadayimoni mu bantu adakijijwe ajya amenya ko ari abandi badayimoni bamukoresha kuko abadayimoni bashobora gusohora imyuka mibi ariko binjije indi bafite ubwo burenganzira boya n'abapfumu abantu bajya mu bapfumu arabapfumu baba bafite imbaraga zirukana imyuka mibi ariko zigusigamo indi abapfumu ntago bagukuramo imyuka mibi ngo bakurekeraho kareka gahunda ya Satani kandi ari kugira ngo bakwangize bagukuramo imwe bakagusigamo ibindi ariko Imana igukuyemo dayimoni zigenda zose ndumva ari iki ari kindi ubuhamya bwanjye urashaka ubuhe ukuntu nyine ukuntu wazutse muri 2018 dukire ku mayange gato ukuntu nazutse narazutse nyine sinabwe ko na mama yapfuye asakazuka ni ibintu Imana ikora bikomeye cyane y'abantu barantemaguye barantangira banteragura ibyuma bankata umutsi ujyana amaraso urabubona nguyu hano urabona na hano uze kuzuminganya umurafatanya nyuma nta kibazo urabona hano na hano no mu mugongo cyangwa uze kumbwira mba amafoto ariko abantu bazahahamuka mu ntago nayabaha urumva ndapfa nyine nzukana noneho izindi imbaraga zikomeye cyane se bawukata umutsi ujyana amaraso mu bwonko ukabaho bibaho ubuse reba n'ijisho ryanjye ubona ntago ringana n'iringiri ntago ahubwo Imana yakoze igitangaza ubu narasinziraga kino kigakanura kigakomeza kireba ariko Imana yaramfashe ndahumbya nubwo ndamanukira rimwe iri rimanuka nyuma ko ya ntambaraga rifite
ariko Imana yaranzugira nankiza no kwa muganga raporo yari mu rukiko yavuga ko ndwaye ubumuga butazakira. Urumva abantu bagutera igisongo mu mugongo kikinjira, urumva nakwereka ifoto yanjye, igisongo kikinjira, murabyumva, ukabaho urumva n'Imana ni uburyo budasanzwe. N'ibihaha byanjye umuyaga wavaga inyuma ukinjirira muri wa mwenge w'inyuma ukaza ukinjira mu bihaha, ariko Imana yarabinyirije byose ndakiranye. Si igitangaza kuzura abapfuye, Yesu yarabazuye kuva kera. Urumva, Yesu yazuye abapfuye kuva kera. Sinapfuye ngo banjyane muri morgue, ariko narapfuye mva mu mwuka nyine. Irambura ishyira hakurya ntakubabaza. Iki ni igitabo dusenga twizeye, wakirambika hakurya Imana ikagukiza. Nsengera umuntu muri Amerika agafata ibiri akayishyira ahantu arwaye, Imana ikamukiza. Reka dusenga Imana rero mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje. Twaganiraga n'uyu mushiki wanjye kuri iyi cano yiwe, yifuje ko twaganira ndetse arambwira ati tuzaganire ku by'Imana, kandi twagerageje kugira ibyo tuvuga, nubwo harimo abakomereka bagakomeretswa n'ibyo tuvuga, ariko kuri ntago ugomba guceceka, tuzakuvuga iteka ryose kuko wadusabye kuvuga ukuri. Niyo mpamvu rero kuwatsindiwe muri uku kuri akavuga ati nge ndatsinzwe, ndashaka kugarukira Imana, cyangwa se sinigeze menya Imana, ndashaka kumenya Imana. Uwo nguwo umufashe, umwereke inzira akwiriye kunyura, kandi umwambike imbaraga z'uburyo bwose, kandi umushoboze rwose, umurinde amaboko y'ibirura, umurinde amaboko ya bya bisambo byiba abantu, ahubwo umushyire mu maboko yawe. Umukurize muri iki gitabo cyitwa Bibiliya, umwuka w'Imana bomeho, kuko abashumba bamwe namwe bamaze gupfa mu mwuka, mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye, nyemera dusengera abarwaye indwara z'uburyo bwose, abarwaye indwara zituruka ku badayimoni, ibyo bazinzwe, ibyo barozwe, mu izina rya Yesu. Abarwaye ibintu bibirukanka mu mutwe, ibibirukanka mu mugongo, ibibirukanka mu nda, abarwaye paralize, abarwaye amaguru, abarwaye umugongo, abarwaye impyiko, abarwaye umwijima, abarwaye ibihaha, abarwaye diabete, abarwaye hepatite B, abarwaye indwara zose. Niwe muganga ukiza indwara, nubwo dufite abaganga baduhaye, ariko uri hejuru y'abaganga. Niwe watanze ubumenyi bw'ibyo, turabigushimiye. Nyemerera ukiza abarwayi, ko ufite biri akayirambika hamurya, uyu mwanya nakire, yakira imbaraga zimukiza mu izina rya Yesu. Iyi Bibiliya ihinduka ikiganza cya marayika w'Imana, kandi umuntu wese akire kugira ngo bimuremere. Haleluya! Igitangaza n'amashimwe yo kuzagushima. Kiza abari kwa muganga n'ababuze uburyo bajyayo, ubakize kandi ubagirire neza. Abafite ibibazo bigiye bitandukanye, nubabera Imana kandi ubabere umutabazi. Abafite ubukene, ababuze urubyaro, ababuze abagabo, ababuze abagore, abo bantu bose ubaremere ubuzima nk'uko leta zo mu isi ziremera abantu, naho bagirire neza, ubaho umunezero. Abadayimoni bazinze abakobwa, abadayimoni b'abarogano, mu izina rya Yesu, icyangiro kuri bashiki bacu gikurweho, maze Yesu Kristo kugira ngo ububakire abagabo, ububakire ingo abagabo, abasore nabo baha imirimo, ubahe icyo bakora kugira ngo babone ibyo batungisha ingo. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.